yabivugaga hano ku isi relationship isanzwe y'umuhungu n'umukobwa ikintu gituma bavuga ngo we are in a relationship nuko umwe araproposa undi akemera bagafata urwo rugendo so ni ukuvuga ngo Yesu ajya ku musaraba iriya yari proposal for all of us kuvuga ati ndagupfiriye ese ushaka gufata ubuzima bwanjye kuko yaratubwiye ngo Yesu yaravuze ngo nyikoreza imitwaro yanyu mufata uwanjye woroheje nukuvuga ngo dukore exchange so iriya proposal murabizi ko ihoraho umusaraba ntuhinduka ntuzigera uhinduka noneho urugendo rwo kuvuga ati ngiye uri gusabwa ndavuga yes iriya yes umunsi uvuze ngo Kristo ndakwakiriye ijambo ry'Imana avuga ngo niwizeza umutima wawe ukatuza akanwa kawe uzaba ubyemeye no kuvuga ngo waranje deja kwinjira muri relation yawe n'Imana niba koko warakoze iyo step ufitanye relationship n'Imana ahubwo igikurikiye ni hanyuma ko ufite relationship n'Imana ubyitwaramo gute ese uramukunda koko umugaragariza urwo rukundo murakomezanya cyangwa all you did was just say yes ubundi ubitaho ngaho ko bibaho hari abantu bari very careless in their relationships